Ese ujya wibaza ku ijambo ryitwa kwiyiriza ubusa? Ijambo ryitwa amafungo, mu yindi mvugo bakabyita jene. Amafungo, kwiyiriza ubusa, kwiyima ibintu bimwe na bimwe, kurya, kunywa, ukiyiriza ubusa. Twisunze ijambo riri muri Esiteri igice cya 4 ku murongo wa 15, haravuga ngo nuko Esiteri atuma kuri Moridekayi aramusubiza ati, genda uteranye Abayuda bose bari i Shushani, mwiyirize ubusa munsabire, mumare iminsi 3 ku manywa na nijoro mutagira icyo munywa cyangwa murya, nanjye n'abaja banje tuzabigenza dutyo. Uko niko nzasanga umwami ntirengagije itegeko, kandi niba nzarimbuka nzarimbuke. Nshuti muvandimwe, gukora amafungo si uburwari, gukora amafungo si ukubura ibyo abantu barya, gukora amafungo si uko amazi yakamye aho turi kugira ngo abantu bakugaya bati yakoze amafungo kubera kubura ibyo kurya. Oya, ahubwo gukora amafungo kwawe nibwo bitekereje neza. Hari ibintu bimwe utegerezwa kubaka ukoresheje amasengesho y'amafungo. Hari imigambi imwe utegerezwa gusambura ukoresheje amasengesho y'amafungo. Rero gufunga, umuntu niba asenze yafunga agafunga, ntategerezwa kubibwira abandi, ategerezwa kubikora wenyine ku giti cye. Si ngombwa ngo tubimenye, kandi akabikora mu ibanga ryiwe rikomeye yamara, kubera ko ari ibyiwe ku giti ciwe. Ariko ari ibya rusange, byoba byiza mwese mwiyirije ubusa. Ari umurimo runaka murimo muri 5, mwese mwiyirije ubusa, musabire umurimo runaka, musabire ubwoko runaka. Rero nshuti muvandimwe, hari ibyo utari bwakakemure kubera kutarakora amasengesho y'amafungo. Gerageza ugire mu buzima bwawe, wimenyereza amasengesho y'amafungo kugira ngo ugire bimusambuye n'ibindi wubatse. Urakoze muvandimwe, nifurije umunsi mwiza w'umugisha, ugire umugisha. Urakoze cyane.